akira ituro ryacu nyagasani. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu munsi mukuru wa Yezu aturwa Imana mu ngoro ntagatifu ku cyumweru cya kane gisanzwe tariki 2 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Zaburi ni ya 24. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Ivanjiri ni yanditswe na Luka umutwe wa 2 umurongo wa 22 kugeza ku wa 32. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umunsi w'isukurwa ryabo wategetswe na Musa uragera, ababyeyi ba Yezu bamujyana i Yerusalemu kumutura Nyagasani, nk'uko byanditse mu itegeko rya Nyagasani ngo umuhungu wese w'imfura azaba intore y'umwihariko wa Nyagasani. Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'intungure 2 cyangwa inuma 2 bakurikije itegeko rya Nyagasani. Icyo gihe Yerusalemu hari umuntu witwaga Simewoni, yari intungane kandi yubaha Imana. Yari ategereje ihumure rya Isiraheli kandi Roho Mutagatifu yari amurimo. Byongeye Roho Mutagatifu yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabonye Kristo wa Nyagasani. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati, Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ingingo remezo y'uyu munsi ni ituro. Mana yanjye, nkwihayeho ituro rizima kuri uyu munsi Yezu aturwa Imana mu ngoro ntagatifu, ukaba n'umunsi wagenewe abiyeguriye Imana. Malakiya mu isomo rya mbere ati, nibwo umutegetsi mushaka azaza mu ngoro ye abatunguye. Naho mu isomo rya kabiri mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi turumva Yezu umuherezabitambo mukuru w'impuhwe witanzeho ituro rizima akadupfira kugira ngo ahanagure ibyaha by'imbaga. Mu Ivanjiri y'uyu munsi Yosefu na Mariya baratura Yezu mu ngoro. Hari ubwo Abayisiraheli bakoraga urugendo bagiye mu ngoro kugira ngo basukurwe. Urugendo ababyeyi ba Yezu bakoze bazana Yezu mu ngoro Yerusalemu ruragaragaza kwicisha bugufi no kumvira, bityo ntibikure mu mubare w'abandi. Urugendo rumeze nk'urw'umukristo akora aje mu misa. Misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi: guhimbaza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya. Guhera ku ntangiriro n'ikimenyetso cy'umusaraba, kwicuza ibyaha kugira ngo twumve neza icyo Imana itubwira, bikadufasha kwisukura neza, bityo tukaza guhereza Nyagasani ituro ryacu tudafite inenge. Mu gice cyo gutura igitambo, reka tuzirikane ibice bibiri birimo: gutura no guhazwa. Gutura, buri mubyeyi wese wazaga mu ngoro gusukurwa yagombaga kuzana ituro. Ni itegeko nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 12 umurongo wa 8. Haragira hati, niba uwo mubyeyi adashobora kubona umwana w'intama, azafate inuma 2 cyangwa intungura 2. Bavandimwe, dutangarire bano babyeyi ba Yezu, Mariya na Yosefu, ukuntu batuye ituro ry'abakene. Bo nta ntama bashoboraga kubona, ariko kubera kumvira bemeye kujya guhiga inuma. Ibaze nawe, banze gusuzugwa no kwigumura ku buyobozi. Nguko kwiyoroshya, ntiwikure mu murongo w'abandi, nta kuza mu ngoro y'Imana imbokoboko. Umuzi w'ibyaha ukomeye kurenza indi mizi ni ukwirata. Shitani hari abakristo benshi igenderera ikabumvisha ko gusuzugura nta kibazo kirimo. Buri mukristo wese ni itegeko gutanga ituro rya Kiliziya, ugatura ku byo ufite, ugatanga icyacumi cy'urwunguko wagize. Imibyizi 3 ku mwaka umukristo asaba gutanga kwayigereranya na turiya tunuma 2 ababyeyi ba Yezu batuye. Muvandimwe, kuba utajya utanga ituro rya Kiliziya n'ukuri umukene cyangwa no gufunga umutwe ngo Kiliziya ntabwo ikennye, ngo nayo ijye imenya ubwenge yishakira ibyayo, ngo ye gutugondoza. Imana hari ibyo yaguhaye no mu bukene bwawe, wabura n'utunuma 2 muvandimwe. Mubyeyi, ugezeho utanga ituro rya Kiliziya. Biratangaje kubona abakecuru n'abasaza badafite ibirarane mu ituro rya Kiliziya, ariko ukabona urubyiruko hari abafite ibirarane by'imyaka 10. Bavandimwe, nimwubahirize amategeko, muturire ku gihe, n'urimwe indarane amenye ko ari ideni abereye mu Imana. Erega
gutura bifatanye no guhazwa. Iyo urangije gutura urahazwa. Murabe maso mu misa. Mu gihe cyo gushyira mu gaseke ni igice shitani ikunze kunyuzamo ijisho abakristo. Mu gihe bamwe bari gutura, abandi bari gusakuza, abandi bararangaye, abandi bagasohoka, abandi bakitaba telefone, abandi bakajya kuri WhatsApp bagacatinga, ati ngo n'amafaranga batangiye kuzana, reka twifatire akayaga natwe. Iyo ni shitani bavandimwe. Muvandimwe, garuka wirangara. Umwanya wo gutura ni umwanya w'isengesho rikomeye cyane ku mukristo. Ukuza utambagirana ituro ryawe, ujye uzuririmba, ugerekeho n'icyifuzo cyawe uje gutura Yezu. Ibibazo ufite byinshi, umugabo cyangwa umugore wakunaniye, abana cyangwa ababyeyi bakugora, ishavu ufite n'ibyishimo, ubukene n'inzara n'ibindi byinshi. Bityo gutura ntabwo ari ukujugunya. Ni byiza kunigererayo. Ntugire undi mukozi ugombera gutuma ngo genda unterekere mu gaseke. Nka Yezu na Mariya batuye Yezu bagatura n'inuma. Natwe abakristo iyo turangije ituro rya kiliziya no mu gaseke dutura Yezu. Mu bimenyetso by'umugati na divayi biza guhinduka umubiri n'amaraso bye, natwe tukakira umubiri wa Kristo nk'uko Simeyoni yamwakiriye mu biganza bye. Nuko agahimbarwa agira ati, noneho Nyagasani, sezera umugaragu wawe mu mahoro. Bishatse kuvuga ngo nanyuzwe, nabonye agakiza, mpawe Yezu. Ni nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati, nuva guhazwa bakakubaza bati, noneho se ko witonze cyane habaye iki? Uzasubiza uti, ntwaye ijuru, ntwaye Kristo, ntwaye Imana. Niko kutwaye Yezu aba yishimye. Ubuzima bw'abiyeguriye Imana kuri iyi si ni ikimenyetso cy'ijuru. Mwibuke ko mwihaye Imana, mwitanze, mwituye Imana. Ntimukamere nka bya byapa bikora umurimo mwiza kandi uvunanye wo kuyobora abagenzi, ariko ikibabaje byo bisigaraho ntibivaho biri, imvura ikabinyagira. Nuko rero bavandimwe mwihaye Imana, muzaba rimwe muyobora abajya mu ijuru kandi namwe mugereyo. Muvandimwe wihaye Imana, niba ushaka amahoro no kubaho wishimiye umuhamagaro wawe, haranira kuba indahemuka mu isezerano wagiriye Imana, wumvira abato n'abakuru n'Imana kandi utajijisha. Ubaho mu bukene, gukenera Imana kurenza imirimo, ukajya wigobotora abantu bakubuza Imana, utazavaho iri gutaramira abantu, Imana yo ikakubura kandi ariyo wihaye. Ugakomera ku busugi bwawe cyangwa ubumanzi bwawe, iminsi yose ugahora uri impano n'ituro rizima ry'Imana. Yezu, Mariya na Yozefu, ukumvira mwagize ubukene n'ubudahemuka byanyu, bidushyigikire mu ntege nke zacu, turusheho kunogera Imana no kubituro rizima. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.